aba tugira inama bashumba kuri aka kantu aho timukaza mwihutira kugura kamera yo gushira mu ikanisa aho utarakora isuku ku gatuti. Kamera ni nziza agatuti kandi nimbi kamera birasobanuye ngo kubahisha international tubona ko ndi iwanyu aho tuhaye mbona iwanyu wa ndi mwanyu tubona ko ndi mwanyu ha undebera mwanyu mu modoka yawe tubona ko undebera mu modoka ari yawe ibisobanuye iki bisobanuye ngo bose babireba ndore nawe kurambona none wowe ufasha gatuti kawe ugashizeho kamera utya utaragakoropa utaragakorera amasuku utarabwira abandi bihavugirwa n'ibitahavugirwa niyo mpamvu bari mu kunyerera ukumva umuntu avuza ijambo banzu bicaza ubabwire ngo ijambo ryihurira itameze nka neza ubabwire ngo ibindi bivugirwa ha ibindi bivugi uzamenye ko icyo uvugiye hakigiye nawe wibwire ntari abashumba bari mu kwavugira sintuza nurangiza ivyo byose aho ubone kuhazana kamera wihatereye atari uko bizagusebza ibyo wari gukora iwawe niko gufata kamera ukayizana mu wawe mu mbere akaba ari uyishira basanga amasafuriya amwe afite imziro yogeje afite imziro igikombe be hano mu nkondo ntiyameze neza yacishije hagati kubera ko wazanye kamera utarakora amasuku banza ukora amasuku ku gatuti pasteur isuku ko nyuma yawe hari ijambo cyangwa ari korari ahangaha ngo bamwe ngo muzahakura ngo imivumo ngo abandi ngo muzahakura ngo ikindi kintu niwe uzayizana wakuye ubwenge mu gisirimba wakuye ubwenge mu ndirimbo ukura ubwenge mu masengesho uvuga ngo ngo twebwe gusa ngo ni umwuka ngo sinzi uko mbaye hani wanyu harashushe kuramo ikoti mushu hanshuhiye birenze akira ikoti mudiyako akira data akira igikoti dorega nawe kurakoresha ubwenge badiyakoni badafite ubwenge batazi kwita ku bashumba babo ari abaritibuye uko abaritibuye hasi ariko kubera ko akoresheje yakiriye arajakiriye arishizaye neza undebe yawe y'abashumba nzasengesha ubwenge ariko kandi subire sengeshe n'umwuka mwabaye gute bene wacu batari mu gukoresha ubwenge mu gisirimba ukaririmba ngo nje kibagirwa ko inyuma yawe babwiriza hari n'amatangazo waririmbisha ukoresha umwuka ariko ndabwenge washizemo ni gute wawirukanka ukavuna intebe hari wayivunye ejo bundi aho mperuka ngo kubera ko afite 500 yo kugura iyindi arabaza ngo intebe nangaye ngo ni 500 yamayivuna mwamare yamakora mu mupfuko ayatanga ndabwenge washizemo twabonye ndabwenge ndabwenge wari washizemo wa munsi wawe ndetse nta n'umwuka ni ukuvuga ngo aho ntabwo ushobora gufata umwuka ngo uwukoreshe wonyine kuko muzamubeshera umwuka erega umwuka ufite ibiwuranga umwuka ufite imbuto uza wera reka tuzumve usanga batazizi umwuka ufite ibiwugenga ariko wowe uhagurutse uzubeshera ngo umwuka ngo nukuri ngo sinzi uko ngo nabaye ni gute uzuba uzuvuga ngo uzumenye uko wabaye ni gute uvuga ngo ndumenye uko wabaye ninje ukumenya wowe wabaye igipfu kuravuga ngo simenya ngo uko ngo nabaye twe tuzatumenya ko ari ntabwe ni gute uzabe uko wabaye uri mu materaniro uri imbere y'abandi bantu kurasirimbura imbere y'abantu ukavuga ngo sinzi uko mbaye wakuyemo ubwenge mu gisirimba ngo nukuri kose ngo bene data umwuka ntuzi uharibisha umwuka ntuza wica amasaha imbuto z'umwuka ntimuzizi roho wa Mungu hawezi kuharibu niwe uzuharibisha ariko wowe ukawubeshera ngo ugakandagira ku meza y'abashumba wamara ukavuga ngo ni umwuka ugakenyera igitenge c'abamama ngo ni umwuka wabikoze wose umwuka n'ubwenge bukeye bambura ikirato n'isogesi ngo igisogesi zeze nanuka isogesi zidaheruka guca mu mazi wowe vuga ngo ntabwenge ufite ureke kubeshera umwuka ntiyo kubwira ngo ambura isogesi mu materaniro umwuka ntiyo kubwira ngo ukandagire ku kubwira ngo ambura ibirato haro nabonye afata umushumba ejo bundi gutya umva ngo uhonye wa ndaguhonyeje papa muntu uzufata umushumba mu mutwe ni ikibazo cyo kutagira ubwenge niko ijambo ryavuze ngo ibintu byose mubikore so ukunza nseka iyo merewe neza ko ndaseka iyo mbabaye nukunza nseka mubikora ariko mubikorane uraza ugafata umushumba wa mu mutwe gutya murangana na revera wanyu we ngoko murasenga ngo niko umwuka zaza nsengesha umwuka ariko kandi sengeshe n'ubwenge yego wewe ufashe umwuka gusa ni uri nawo ganda umva umwuka nukubeshera reka umva reka sana umva umwuka zakora inzuzu umuntu turi ku gisirimba mwakuyemo ubwenge muragitukisha mwafashe igisirimba
mugikuramwo ubwenge mugira ngo muzagishobora timwogishobora niyo mpamvu abashumba batangiye babiyama mukabakeka ngo baraketse ni wowe uketse udafite ubwenge kuko nta bwenge washizemo igisimba ni cyiza ubukuramo ibintu none kurabona yoreka kubona gute ko umushumba aketse nta bwenge afite ni wowe uketse da wewe uraketse wowe ariko abantu bose barasirimba igisirimba kiri mu bwenge turi kumwe turashoreranye ku mustari ahubwo twongeze volume y'igisirimba muyongere cyane dusirimbe cyane ariko soma aba bakora shimiki ku muntu bitukuje shimya agatsinzino k'abantu bitukuje kaza kemera gutukura agatsinzino kujya naga Kristo cyane nakayumbe bitangaje agatsinzino naha gahagukya kutu n'abantu bacu ibiza bikunda ko bapfa gutuka uzugerageza ahandi hose ukahabwira ngo ngiye kubasiga amavuta mu myumvire muzatukure mbesha abakongomani bene wacu hakumvira birenze hano hose hakumva hose hagatukura agatsinzo ahabwa njewe ndahagaze mukuri ibintu bibiri gusa mudafite bitatu se ubuyobozi bw'ikanisa ntabwo butandukanye n'ubundi buyobozi bwose nimba waribeshe ko ikanisa rizariyobogwa bitandukanye nuko izindi institution ziyoborwa tituzagukundira ikanisa rizariyobogwa na leadership rizariyobogwa n'abantu bize ni gute udutekereza ko ikanisa rikwiriye kuyobogwa ari ryo rizariyobogwa gusa n'abantu batize muze ngo yayenga umwuka ngo roho mutakatifu roho nyine ngo twarasenze mwarasenze ariko ndi mwize ariko se ufite na leadership se ikanisa riyobogwa na development riyobogwa n'abantu bize bajya abantu bafite uruganda rw'isukari babyigiye boyobora ikanisa neza kukurusha wowe ufite umwuka udafite leadership nibyo kubera ko umuyobozi w'uruganda azayobora abantu 5,000 bahembwa imishahara itandukanye bakora imirimo itandukanye ntibafimane ariko wowe uyoboye abanyamwuka ariko bakagwana yani aho bipfiriye ni muri leadership wagize sango no gusenga buke ikibazo ari amasengesho gukura abanyogosenge n'abanyekorome mwitorero mukabajana murindi ngo mufitanye amasano sukwaguka tekereza ko ahubwo ni iriya ni doze y'ubuyobe ikibazo igiheko batarakura ni wowe igiheko batarakura gisigaye ni kiri mu mutima wawe c'amacakubiri nico giheko cyo kiruta ibindi biheko bene wanyu nico twaje gukura hano nico twazanye n'ikibirite cyo kugitwika amacakubiri hasasurinye ariko abayumbe bari bazamwita ngo abayumbe bataza babona amacakubiri mufata ibiheko by'amacakubiri sibo baza bayazana rero wo kwifata se ubundi ikanisa amakanisa menshi yayo yagiye gucikamo uzusanga abantu babirimo cyane baraha naha ngo se ngo runaka ngo ari kuruhe ruhande ngo ari kururu ngo cyangwa ngo ari kururu amacakubiri mwebwe abanyamasengesho muzamubona umwanya gute wa fanatism abo ngabo si abanyamasengesho abo n'ababyinnyi umunyuzo wa kabiri buzanire hano ugaturumbuka mu itorero ukagenda hajya waruri wigishijwe waforumwe bari bataranakugirira n'icyizere cyo kuyobora abantu babiri mu ikanisa ukamuzamu kera ngo baherevera sinkwemera wa amacakubiri kutumvikana kutuzuzanya kutemerana kutihanganirana amacakubiri kurya niyo yishikanisa ntabwo ikanisa gishwe n'abarozi ntabwo gishwe n'ibiheko ko mwafashe ibiheko abari byo muzamura kwa amacakubiri atashize ko mwashanyuye amakoti ngo nimwe harimo imisatsi ko mamatera mwayamaze no kuyakata ibirato ko mwabiduciriye ibirato byose dusigaye tugenda nta matape yarimwo kubera ngo mwayashugaye ngo ibiheko ariko amacakubiri ntashire ubukristo ntibugwire ejo bundi twababwiye ko gukizwa babwira ngo mwihesha agaciro k'abakozi b'Imana bagabura ibyayo ariko wowe kubera ko utihesheje agaciro kandi utagabura iby'Imana uzohaguruka imbere y'abantu ukavuga abandi kandi nta mwanya uhari wo kuvuga abandi mu minota 30 wobonamwo iminota 15 yo kuvuga abakongomani yo kuvuga amakuru yawe yo kugatorero ngo nawe zanywera amata n'ingero zawe
ingero zawe Bibiliya yuzuyemo ingero ariho muzoza mutanga ingero. Igihe cyose uzotanga ingero ku bantu uzaba umenya amavuta, kandi numara kuyamena abantu nibayavogera ngo bayavogereye ari wowe wayamenye. Ikintu cyose cyamenetse kiba gikwiriye kuvogerwa kigakandagirwamo, na Bibiliya ivuga ngo umunyu numeneka hasi bawukandagire. Hari ikindi noneho rero nimugenda mutanga ingero muri Bibiliya ifite ingero nyinshi zihagije kuruta kuja kuzitanga ku bantu, ko gutanga ingero ku bantu ni ukubiteranyaho, ni ukunanirwa no kwiteranya ku bantu, ku bakongomani wamenya no ku barundi. Umuntu azamena amavuta Aho yamara kumena amavuta abantu barabo bakamubwira ngo dore wamenya amavuta, yamara akagira ngo nibo bayamenye. Naho hari umutse nk'itorofone ndatuzi tuyirimo. Mwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyara. Teraniro yabaga ameze neza. Noneho rero kera muza mubikuririya bazaga babikura. Bitandukaniro rero. Ngaho hambe pastor. Ibihe kera zabagaho n'ibiheko. Aho. Ariko ubu nyine hari biriya n'ibindi. N'ivyabo. N'ivyanyu mwazanye. Reba nka kiriya wazanye uri mugenda ukura ahantu hose. Ariko wawuze uri mukunkoza isoni wa? Ndi muguhwera n'isoni kubera. Kurakura igiheko mu wanje. Ukagera kwa pastor ukakibika akaba ari usubira gukura. Igiheko cyateka we. Ko ari ubucafu ko biteye isoni aho ariko basha. Niyo mpamvu rero bitaye bishira. Ni ivyabo ni ibitorano. Ibigurano, ibinyago vy'imigurano myuka y'aba Nigeria twababwiye. Kubera ko niyo myuka tugiye kuyireba impamvu kundu yabaye ministeri yo gukura ibiheko. Reka tuyisuzume neza, ariko mu gihe tutarayisuzuma tutaraza ngo tubibabwire tubaho umurongo. Ni mugende muze mubikore. Atarabonye aho bayimuha. Abashumba bari bakimfite ku mugongo bambwira ngo a e i o u. Muza mutekereza ko ikanisa ari ryo rizariyobogwa n'abantu batatereninzwe. Niyo kampani yoroheje cyane iziyobogwa n'ibipfu. N'umuntu ubyutse gusa mu gitondo. Ukazuka gusa ngo ubwo ushoboye kubyina. Ngubwo ufite abantu batatu bo kwita. Kubyina ibisirima 30 no gusubiza ngo amashayi 70. Ntabwo bisobanuye kuri umunyamwuka, ntabwo bisobanuye kubaha Imana. Kubaha kwanza Imana no kubaha abashumba. No kubanza kubaha abashumba. Ukareka kubatoruka ngo ugiye kwita. Nawe bazakubahe. Mwami Yesu abagirire neza. Imana bayiteho cyane muri iki kigoroba. Nubwo twari tubarenze nabo ko barayobora haba. Ubundi umukuru niwe muto. Nimuvuge ngo uzahantu biza faso y'akazi. Uzahantu biza bipfira pastor kugira ngo dutambuke. Tureke kwa matusha, tureke kugira ngo dutambuke. Hari akazi. Aho. Ubu butumwa mukora ni bwiza kandi gano ubutumwa. Cyane gose. Kandi birakiza. Kandi kubyumva. Jewe nzambikurikira. Kandi harimo amasomo meza. Asante. Urumva? Nimba abantu tugezaho turwana, mwikanisa mugahaguruka mukabicaha. Uto habe natwe turabicaha mu mutima. Yego. Twafashe intwaro ngo duhaguruke tubicahe. Ariko mwe mwahagurutse mwiyama nabandi. Cyo kintu ni ingenzi. Twanze tutumvikane. Ico ni sawa. Igikurikira. Ico ndaje kwemera mpaye ugiye kucemera na cubunyine. Aho. Ico kuvuga ngo ukuntu muza mwavuga ngo nitwe tuyoboye abandi bose. Naho ngaho twebwe kuyobora abandi bose tuvuga, reka pastor akuvuge. Twebwe kuyobora abandi twatuvuga ni muvuge, ntabwo tubayoboye nk'abakuru, ntabwo tubayoboye abantu bakuru babayoboye. Twebwe dutesha uriya mubiri wose ari cyo kimenyetso cy'itorero, ariko nk'abari hasi y'abandi, kuko Yesu yaravuze ngo ushaka kuba mukuru abe muto. Turi bato ariko bahe babibwira uyu mubiri ngo mureke gucafuza umubiri wa Kristo. Wenda dusoze nidushake tuvuge ngo ntabwo nidushake tukwemerere ko tutayoboye amakanisa yose, kuko tukwemerere kugira ngo nyugwe mwemerewe kubabwira bose. Nuko nimwemerewe ntimuyayoboye yose ariko mwemerewe kuyabwira yose. Nico aho hari uko kubayobora muvuga ngo twe ngo mukanga ko tuvuga ngo turabayoboye. Sicubahiro dushaka si cubahiro dushaka nta utokuyobora kandi nta uziyobora utamuyoboye gico nacyo kinene, so tucemezanye. Ariko nariko nshaka kuvuga ngo titre yo kuvuga ngo baguhaye inkoni nkonga tuwaye uburenganzira abashumba runaka barabihamya kibiraba. Oye ntibiraba ntaho baradusengera hano. Ku kibazo kindi murakoze kuri ivyo bibazo mwageze Rongayi. Ico kiganiro abampamagaye ndahari ati bageze Rongayi aho babahungu byakomeye. Pastor niyo mpamvu bari mu kukwiregaho
umuntu akaza akakwiregaho, yamara kukwiregaho kubera kutamenya leadership, kutamenya ibyo ukwiriye kuvuga n'ibyo udakwiriye kuvuga nk'umuyobozi, umuntu akakwiregaho ngo yakoze iki n'iki bigiye yakwirezeho, wamara ukagenda ukaja kubibwira umugore wawe cyangwa ukaja kubibwira umukazana ngo noneho ngo runaka ngo ngoreye ibitangaza ngo ibindambire inshuti zawe. Ni gute umuntu w'umushumba ufata amakuru bakubwiye abakristo bawe? Umukristo wawe akwirezeho, amaze kukwiregaho, uteruye bya bintu byose yakwirezeho bijanye mu muhana, cyangwa kuraza kubibwirizaho niyi. Wagize ngo ni ikibazo kindi se? Ni ikibazo cy'uko utari umuyobozi mwiza. Twababwiye ko ubundi ikanisa ryubatse tiriza risenyuka ndiriza ricikamo. Okay. Hanyuma rero aba-influencer cyangwa umu-influencer mwiza w'umwaka akaba ari Unity of the Church. Unity of the Church. Abasore bakoze bagakora iyo bwabaga. Murabemera abapastori. Babatinda babonye n'ukuri kw'Imana. Nazaga mbabona bavuga ngo turi iwanyu, ariko bakunda kuvuga ngo turi Texas yanyu, ngo turi iwanyu. Abasore bakoze barakoze utabyemera ko influencer nanone community abantu bahangaye amakanisa bazavuga ngo turi iwanyu vuga tuti. Abasore bose barakoze. Naje abantu bavuye Bresbane, niba ari Bresbane, niba ari muri Ubandi ngo Bresbane tuvuye Brisbane ngo barashitse bavuye Brisbane. Mwakamera amashyi menshi cyane, barakoze bose. Sinari nzi ko kuko tubaye dufite abayobozi bize basobanukiwe bazi icyo gukora, uba twigisha tukamenya natwe icyo gukora. Iyo ugiye mu kintu ugomba kuciga ukagisobanukirwa ukakimenya kugira ngo ugikore neza. Kandi Petero niwe wabanye na Yesu kuruta Pawulo, ariko Pawulo niwe wanditse izandiko nyinshi kubera ko yari yarize. Iteka ryose umuntu ufite ubumenyi yakora kuruta ufite ubumenyi. Nta muntu, Abongereza baravuga ngo read to lead, soma kugira ngo uyobore. Ni ukuvuga ngo nta muntu wayobora ibirenze ibyazi. Nicyo gituma tugomba kwiga byinshi kugira ngo tuzane impinduka nyinshi cyane hano no gukora ibidakorwa mu ikanisa. Ibintu byinshi bize usanga biteri intambara mu itorero pasteri, ni ukuyobora ikanisa utegerejemo amarongo. Ico ganico bari mu gutinya kuvuga ngo niho batagenda cyangwa se ngo nivyo bari mu kubeshero. Ikanisa ntabwo uyobora umuhamagaro, naho nico bakeneye. Dore ikintu dukwiriye gushaka gikwiriye gutuma tuyobora ikanisa ni kubw'inyungu z'ubwami gusa, nta kindi ntikigira na benase faranga zizoza imara. Ni nko gukura umuntu mu kabare bwaca agasanga uhaye ukora ibara, kandi uhawe urikorera harya wamubwiye ngo aze agusange. Ni gute muhaye mukandagira mu gisoro? Ufasha umuntu umuvyaje agakiza bwaca ukamuhagarara mu mutwe ukamugwaniraho, ukamufima ukamukubita mikrofone umuntu wabyaje agakiza. Ko murakandagira mu gisoro, kurakandagira ingemwe